Ndabaramukije bavandimwe, uyu ni umwanya mwiza w'umugisha twebwe kubona tunezererwemo dushimira Imana yuko ituganirije cyangwa se duhaye umwanya ngo tuganire. Nkuko bimenyera ibiganiro byacu ni kuri buri wa gatanu na buri wa kabiri. Rero Imana ibasha kubagirira neza. Rero uyu munsi dushaka kuganira ijambo rivuga ngo uburyo wakoresha impano yawe mu minsi cyangwa se mu gihe ukiri mutoya. Shami igitabo cy'umubwiriza ni 12:20 avuga ngo ujye wibika umuremyi wawe iminsi ubusore bwawe, iminsi bitaraza aho uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Hanyuma rero iyo tuvuze impano niki, impano ni umuyoboro Imana ikoresha mu buzima bwawe kugira ngo ibashe kugukoresha. Imana ntabwo igikoresha umuntu idaciye mu mpano. Urugero, ushobora kuba warahamagariwe gukorera mu itorero. Ntabwo uzakorera mu itorero ukora imirimo yose, ahubwo uzakora ukoreye mu mpano runaka kugira ngo ubashe kuzuza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ikindi cya kabiri, niba warahamagariwe gukorera hanze, urugero hari impano zikorerwa za politike, abahamagariwe mu byashara bya business n'ahandi. Ni ukuvuga ngo Imana ishaka kugira neza rero ikoresha ya mpano kugira ngo ibashe kuguha umugisha cyangwa se ibashe kugukoresha uburyo bumwe cyangwa ubundi. Rero ubwo buryo Imana igukoreshamo cyangwa se izo nzira iyo muyoboro Imana ikoresha kugira ngo ibashe kugukoresha icyo twita impano. Hanyuma rero ni gute wabasha kumenya impano yawe muri kino gihe cyangwa se mu gihe Imana ishaka gukoresha? Icya mbere, ugomba kumenya source y'impano yawe. Source y'impano yawe ni iki? Hariho source eshatu cyangwa se isoko eshatu zitanga impano. Isoko ya mbere, Imana nk'isoko itanga impano ariyo twita talent cyangwa se talent. Bivuze ngo talent niyo twita ni impano muri tuvukana. Niyo usanga umuntu ni umuyobozi, usanga umuntu azi gukina umupira, usanga umuntu ni umuririmbyi. Izo ni impano nziza Imana yari izitanze. Izo mpano turazisanga mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere 12:28 twita icyo bita talent. Hanyuma isoko ya kabiri ni isoko twita impano ya Yesu nk'impano, Yesu nk'umuhesha w'impano. Source ya kabiri, impano ziyobora itorero, ibyo bita ministerial gift. Ni impano ziduha kuyobora itorero. Izo mpano ziduha rero kuyobora itorero, Yesu aza nk'ubasha kuziduha, kuko Yesu uravuga ngo Yesu niwe mutwe w'itorero. Hanyuma rero ko ari umutwe w'itorero niwe utanga izo mpano kugira ngo tubashe kuzikorera. Ari twita kuyobora itorero. Izo mpano zibaresha kuyobora itorero, kuba pasiteri, umuvugabutumwa n'ibindi, ariko zikaba ari eshanu ziyobora itorero. Rero iyo uhamagariwe mu itorero ukorera muri izo mpano eshanu. Izo mpano eshanu nizo Yesu Kristo abasha gukoresha, hanyuma agukoresha kugira ngo ubashe gukorera mu itorero. Impano ya gatatu cyangwa se source y'impano ya gatatu niyo twita ngo ni Umwuka Wera nk'utanga impano. Arizo mpano 9 z'Umwuka Wera. Aravuga ngo kuvuga ku ndimi, guhanura cyangwa se ibindi. Hanyuma rero kugira ngo umenye impano yawe ni iki? Kugira ngo umenye impano yawe, kwanza kwa mbere ubasha kumenya uwaguhamagaye. Wamara kumenya uwaguhamagaye ukamenya when yahamagaye ryari. Icya kabiri, what yahamagaye gukora iki. Ikindi, who yahamagaye gukorana nande. Rero ibyo ni ibibazo ugomba kwibaza kugira ngo impano yawe ubashe kuyikoresha mu gihe nyacyo cyangwa se mu gihe gikwiriye. Ntabwo uzakorera mu mpano yawe mu gutaribaza ibyo bibazo. Ntabwo uzisobanukirwa gukora icyo Imana yaguhamagariye mu gutarabasha kumenya uwaguhamagaye, kuko uwaguhamagaye niwe ufite umuyoboro wo kugira ngo abashe kuguha icyo ugomba gukora. Rero Imana ibagire neza. Hanyuma gusobanukirwa impano yawe, kwanza kwa mbere ni ukwisobanukirwa, kandi wamara kwisobanukirwa ukamenya yaguhamagariye gukora iki. Hanyuma wamara kumenya yaguhamagariye gukora iki, ukamenya ni ryari, ni hehe, ndetse yaguhamagariye gukorana nande. Imana ibagire neza, hanyuma Imana ibahe umugisha.
hanyuma Uwiteka akomeze kubagira neza, abazamure, abahe byinshi mwifuza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibiganiro byacu nagaruka nk'uko twabivuze buri wa gatanu